ku ruhande turebe nkuko mubibona rero ngira ngo murabibona ni umwana wahezemo yashizemo akaboko gaheramo ari nabwo hatabajwe ubushobozi kugira ngo ubufasha bwo kugira ngo bikomeze birebe ko byakunda ari nabwo ubufasha ngo ushobora kwibaza ngo uyu mwana byaje kugenda bite cyangwa se kagiyemo gute ngira ngo murabibona ni kuri iki gitondo rero ni inkuru itari nziza cyangwa se ni inkuru n'umwana wafezezemo akaboko agashyira muri bisima nkuko mubibona rero ngira ngo kahezemo nkuko mubibona ariko ntibarabona uko kavamo ari nayo gahunda bagiye gukora akaba ariyo gahunda igiye gukorwa muri aka kanya nkuko mubibona akaba habonetse imodoka y'abakora mu muhanda igiye kweguramo igisima kimwe yamara kugikuramo hanyuma hakaza kuvamo akaboko k'uyu mwana wahezemo ari nabwo mu kanya gato tugiye kumenya ngo byagenze bite byagenze bite biraza kugenda bite ngira ngo murabibona rero ko ari abantu barimo baratanga ubufasha bwihuse kugira ngo turebe ko kugira ngo urabibona no bufasha rero buri gutangwa kugira ngo uyu mwana nawe yaba yashaka gukurwamo urabona ko ari akaboko kahezemo n'ubutabazi buri gukorwa byihutirwa ku ruhande turebe nkuko mubibona rero ngira ngo murabibona ni umwana wahezemo yashizemo akaboko gaheramo ari nabwo hatabajwe ubushobozi kugira ngo ubufasha bwo kugira ngo bikomeze birebe ko byakunda ari nabwo ubufasha ngo ushobora kwibaza ngo uyu mwana byaje kugenda bite cyangwa se kagiyemo gute ngira ngo murabibona ngira ngo murabona ko ari abantu benshi rero baje gutanga ubufasha ariko byari byanze nkuko mubibona bagerageje ibishoboka bwose kugira ngo iki gikorwa gikorwe ngira ngo rero murabibona ko kavuyemo bifashishijwe imashini yari irimo iramufasha kugira ngo aka kaboko kavemo ushobora kwibaza uti uyu mwana yari yaje mwate byari byagenze bite ngo umwana aze kujyamo hariya byaturutse he byagenze bite ari gukina n'undi mwana yego arangije n'umusenzi uburyo yatsikiye gatoya ukuboko guhita gutsikira mu nduze byabaye ikibazo cyo gutsikira ntabwo ari ibindi yakoze kugira ngo ashyiremo akaboko hariya urabona noneho abaturage bagerageje kugutabara byari byanze bagerageje guterura bitewe n'uburemere bwa biriya bibuye wateganyaga guza gukora iki ndabona ko umwana mwe mwashyizeho amavuta kugira ngo wenda akaboko korohe ariko byari byakomeje kwanga iyo iyi mashini itaza kuboneka mwarimo amaze guteganya iki abaturage bari kuzanya amabike n'ibikoresho byo kuza kuntabara no gushimira Imana ko ibingibi bikozwe mama ubu wari ugeze ahangaha ubona ko byari byanze wagashizemo hari wabonaga ko yagashizemo bishaka cyangwa ni kubagana ry'abana niko byagenze kugeza ubu rero mwari mwabuze ubutabazi uretse iyi modoka ibashije kuboneka ikaza kubafasha mwe mwari muteganyije iki nyuma y'ahangaha ikigaragara cy'amapiki yari yakomeje kwanga sinzi okay ni iki mwakora kugira ngo mushimire aba bantu babashije kuboneka ahangaha twabura uko tugize kera kuva kera iyo umuturanyi yagiraga ibyago abaturanyi baramutabaraga
nibyo rero biragaragaza yuko abaturage cyangwa abanyarwanda tugifite umutima wo gutabara uwo twahoranye. Sawa, mwihangane nzere ko mwana nta kindi kibazo agize rero cyatuma wenda ajya kwa muganga. Umwana nawe ngira ngo yabibonye ntabwo azongera, niba akaboko ari kazima ntabwo azongera gukinira kwa bira bintu. Haba harimo umwanya munini ku buryo byasaba ko bahatunganya wenda kugira ngo abana batazongera kugwamo. Igaragara cyo nuko nta mwanya ugize munini ugize ari bya bindi by'impanuka, nk'uko umuntu yagenda n'ahandi hantu akaba yagera yavunika. Reka tubashimire rero, murakoze cyane kandi mukomeze kwihangana. Watangira wibwira abakurikiye kamera za Kigali 500 TV. Kwizera tugusanze uri gutanga niba ari ubufasha cyangwa se ari akazi bari baguhaye simbizi ku mwana wari wahezemo hariya mwabiriya biraro, dore ko wenda uri umukozi wo mu muhanda simbizi, ari kandi nabyo bikaba byarakozwe n'abantu bakora umuhanda, umwana yahezemo akaboko, ariko tugusanze uri gutanga ubufasha. Niba ari ubufasha uraza kudusobanura cyangwa ari ikiguzi ababyeyi baguhaye cyangwa se abantu baguhaye kugira ngo utange buno bufasha? Ni ubufasha. Wari uri hafi cyangwa se baguhamagaye wari uri kure? Baguhamagaye bitewe nuko bari bazi ko ukorera bino bikorwa uri hafi, wenda nawe ukora icyo kuza gutanga ubufasha. Ni iyihe nama wagira abantu bashobora gusanga ibintu nk'uriya ku muhanda, umwana ameze kuriya ugasanga bamwimye ubufasha, barakomeje bavuga ko bitari mu nshingano zabo? Ubufasha ntabwo bivuze amafaranga. Niba umuntu agize ibyago ufite uburyo umufasha, ntukajye uhita uzi nawe ikiri kukubeho aho uri umufashe nawe nimagirirane. Urakoze cyane, reka tugushimire ku bw'ubufasha utanze. N'undi muntu uwo ari we wese utagiraga umutima wo gufasha akaba abonye igikorwa ukoze, nawe twamushishikariza kuzajya agira umutima wo gufasha atitaye ko hari ibihembo akurikiye, ahubwo azahembwa n'Uwiteka gusa. Urakoze cyane, Imana iguhe umugisha.